Ku mishinga yanje gutegura ibintu byo gufasha uriya musore wanje ibana bigeze kure cyane. Gutegura gufasha uriya musore wanje. Uriya musore wanje nyene keza twite. Bigeze kure cyane. Sumva ko nashima kubivuga byose ariko ibana hariya narateguye koko. Ahubwo ico nabatongora. Ngiye kuja Burundi njanye na Keza. Ngiye kuja Burundi njanye na Keza. Ngiye kwereka famille n'abashuti ku mugore wanje agiye kubyara vuba cyane. Yakajama ndi ni Burundi njande ama interview mu mukoresha mani no muntu amapombe yishe. Mupombe ramwishe nago ari noza ya Keza. Agabana namuwesha no ivuga ni kaga hiti nyene yamukeneye kabisa. Kuba kari hiti atarubwa n'umugabo. Yakamwana se? Uso ubirebye mugabo w'ibiro 18 ku mugore wanje. Akomana koko ndumiwe koko. Bashobora ko barabukoze ariko gukora ubukwe byo nta kintu kimwe bivuze. Sibe barabukoze ubukwe bukamana kumutera inda. Noneho jewe narayimuteye. Ubukwe bakoze yashatse twanabusukura buriya bugasibwa. Nawe uri umuntu w'umugabo. Na cyane ko urevye face ya Keza kandi yakaga n'uturoni cyapima naga ari umuntu wo gukora ubukwe na Keza. Gitandukanya umugabo n'akagabo. Rese nibaje n'umugabo yamujama n'akagabo. Ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye, reka nizere ko amaje gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ni Kigali 500. Of course mwenye nitwa Chekatu from Kigali 500 ko niho nurukane noho mamvuye mu birindiro. Nizere ko kandi bamaje gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Of course ni Chekatu ishyaka manager sinyina n'abana nyina nababi biturasuze babi bacu banyagukuru bacu ababyeyi bacu mwese turasuze bari NY Nyami byose. Kuri kamera kumwe na Dani, imbere yacu hari umugabo urimo ravugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga muri no minsi nyuma yo gutera umustar nda bikaba byinshi yetandukanye. Twagana na Keza havuzwe byinshi, commentaire bavuze byinshi. Reka tumika salamu bro. Abana ndameze neza ishyaka manager. Ndameze neza. Ngo ndameze neza ishyaka meze neza ishyaka nzakwishikirana. Meze neza. Meze neza na cyane kuba nabyutse amahoro. Icyo nyenda gishimira Imana kabisa. Byiza cyane. Meze neza. Yagarutse kuri Kigali tufite. Ni karibu no mu rugo iwanje kabisa. Duherukana kwa kabiri ubu turi kwa mbere. Kwa kabiri ndumva nibwo duherukana kabisa. Byabaye ngombwa kwanza kukuganiriza kugira ngo tuganire kuri commentaire wabonye kuri cya kiganiro cya Keza, nicyo twakoze na Keza wajye bibona, hanyuma n'imishinga muri projet urimo muri no minsi. Natubwire ibyo maje kugurira Keza, nimba ari byo nimba ari banga byigumanire, nimba atari byo nanone. Hanyuma na yakamwana yavuze byinshi te ko na Keza ari umugore w'isezerano. Mani je ku mishinga yanje gutegura ibintu byo gufasha uriya musore wanje ibana bigeze kure cyane. Gutegura gufasha uriya musore wanje. Uriya musore wanje nyene Keza twite. Bigeze kure cyane. Sumva ko nashima kubivuga byose ariko ibana hariya narateguye koko. Icyumweru watubwiye kirimo kiragera kigiye ku musozo, wabugiye gusubira i Burundi cyangwa uracyahari cyangwa uragiye? Ahubwo ico nabatongora. Ngiye kuja Burundi njanye na Keza. Ngiye kuja Burundi njanye na Keza. Ngiye kwereka famille n'abashuti ku mugore wanje agiye kubyara vuba cyane. So wenda twatangiye ariko ongera utwibwire, tubwire amazina yawe, tubwire aho wavukiye cyane ntabwo twabiganireho, hanyuma tugende tugana na byinshi bitandukanye. Ariko icyo ikigamijwe ndikuza gahunda zawe na Keza, unatubwire nyine uko wagiye wakira ibyagiye bivugwa nyuma y'icyerekezo mwakoze. Je mu bisanzwe nitwa abantu benshi cyane banzi ku izina rya Murundi, sinumva ko nenda kuvuga yose Murundi cyangwa se marafiki ibintu nk'ibyo. Ama mvukire Burundi aho bitwa mu Kirundo. Aho bitwa mu Kirundo nubwo ntakuriye cyane ariko
niyo kwivuko mugani w'abanyarwanda ngo kwifisha niyo kwifisha kabisa. Hanyuma kubijanye n'ama comment nagiye mbona abantu bashiraho ku biganiro twakoranye ngo Keza ngiki mani Keza n'umugore wanje bavyumve sabibemeje se babwiye uyo mwana umusore no wanje nije wamuteye yanda abandi bariko babona ukundi bwo birabareba nayo kari akajama koko akajama ngo ni akamwana bose koko bari umbwire gapimiro bingaye yajya ntago mbizi karakajya ko Keza n'umugore w'isezera Keza ibyo ngibyo nta kintu kimwe bivuze ibyo nta kintu kimwe bivuze kubera ko iyo udashoboye kwitaho umugore abagabo bishoboye koko barabigukorera abigukorera umujama novuga se kari icyo n'umuntu wa fake sana ujya ntabwo Keza nagenda imbere ye ngo iki niki ngavuye asubire kwibuka yaka nubwo ari we mbere bakundanye canke niko bimeze. Keza tuganira ejo bundi yagize ati umugabo wanjye yikundira icupa sinagubona kaya kajama ndi ni Burundi njande ama interview mu mukoresha mani n'umuntu amapombe yishe mapombe ramwishe nago ari noza ya Keza ahubwo baranamuhesha no ivuga ni kaga hiti nyene yamukeneye kabisa. Kuva kari hiti atarumugabo n'umugabo yakamwana se use ubirebye mugabo y'ibiro 18 ku mugore wanje ako mana koko ndumiwe koko mugabo y'ibiro 18 ku mugore wanje ese ni inkoko se ani inkoko ibirenza impeni ani inkoko ibirenza biriya biro ubwo simbizi kabisa tunze duhura na muhaga sopo atazongera kuyitirira umwana Keza twite ngo nowe cyo kintu nicyo nshaka kuzakura mu nzira kabisa. Ushaze kuvuga se ko Keza nakabatakoze ubukwe bashobora ko barabukoze ariko gukora ubukwe byo nta kintu kimwe bivuze sibo barabukoze ubukwe bukamana kumutera inda noneho jewe narayimuteye ubukwe bakoze shatse twanabusukura buriya bugasibwa si byoroshye ariko mana nyagasani we muru ongera usubire biriya ngo bakoze ubukwe ako bakoze ubukwe se n'umugabo aranabesha nta bukwe bakora ubwo se baca bagiye mu murenge bagiye kunga inda bamusigita ukoreye ubwo bukwe narabibonye Keza yambaye agatimba n'ibiki oya ubukwe bworeya ni foto nyamara murundi barasanga afite amakuru ahubwo muri reka dukomereza aho ngaho ni foto kubera ko maze kureba ama interview Keza bamukoresha bavuga ngo yakanga barakundana mbere Keza mukumenyana nawe n'amaje mubaza koko aramakana turi uwo yakasi urabona undebye ukaranura yaka urabona se twaba dukundana koko canke se ubwo bukuru urabona twarabukoze kobwa arabimbwira nanjye nareba uwo yakamwana bari kuvuga bati jewe nago nanjye navyemeza ko yakariwe koko umugore wawe bambe mugabo wawe so babya namvaze mu kuvuga igambo byinshi hanyuma byo kuvuga nabwo ngo gwinda ngo siyange go ni yaka nagabanya amagambo nagabanya ubugambo tu. Nyamara murundi wasanga hari amakuru afite kuko Keza n'umuntu wa hafi hari ibyo wenda nubwo nkiri ibintu byose hanze ngo senye utazanze gusenyuka ngashaka kubishyira hanze wenda hari ibyo mbona cyangwa numva nakwiye gushyira ku ruhande ariko murundi twamusanze mu rugo nushaka kumeze mwera n'agatwa reka nyine ndakanywe buke ariko ntabwo byari ngombwa ko nsanga mu rugo ndiko ndanywa agapombe kuko abantu benshi cyane umwana wo mu Burundi bazi ko nta mapombe njyanwa agapombe nyine ni bya biswahili byatujemo agapombe ni inzoga tu. So turacyara aho ngaho ushobora kuba ushaka gushyira kuri kosanze ko buriya bukwe ushobora bwarateguye mu mafoto buriya bukwe n'amafoto byumva njya n'imboga ngiye kubibaza murundi nawe mbwiza ukuri buriya bukwe Keza n'umuntu wawe hafi ni umuntu wawe hafi njye maje no kubibona cyane buriya bukwe wavuze ngo ni mu mafoto Shyaka nawe uri umuntu w'umugabo na cyane ko urevye face ya Keza kandi yakaga n'uturoni cyapima naga ari umuntu wo gukora ubukwe na Keza happy nawe nyene tu nk'umuntu w'umugabo utubyibwira kari foto yari foto
azongera avuge none se Keza se yagaragaje inda se yagaragaje n'igihe twagiye se yagaragaje yagusuriye n'amatariki no kwa muganga n'inda amezi ifite man igihe yaje kundeba yarabivuze mu kiganiro giheruka sibyo igihe twagiriye kwa muganga yarabivuze inda amatariki nta mezi ifite yarabivuze ubwo niba ari yaka asobanura ko umugore n'umugabo bajya kwa muganga kwipimisha hakaba haragiye wowe na Keza hatagiye rikagafoto nese Keza mu kiganiro giheruka yaremeje ko umwana ari wayaka yaraza gushaka gusanga ngo umwana ari w'abagabo babiri ngo cyangwa hari wateye inda undi agakora nyene ariko icyumvikanye cyo nuko hari wateye inda kandi uteye inda niwe se w'umwana ukura kuzo nyine aza abagarira nyine ibyahinzwe nyene kawaida mu abastare sinzi kujya ubibona ntago hari impaka kugira ngo umuntu agaragaze ngo nateye inda nakaca ese ngiki niki ariko wa muntu yikina kikina koko cyakoze ibyanje byo byaragaragaye yarabivuze igihe yaje kundebera igihe twagiye kwa muganga byo byaragaragaye mu maso y'abantu ubwo rero abikina bikine ubundi bamurekekeza wanje yabateguye kira kintu kwa ngo yakango na Keza bakoze ubukwe badupfunyikira bamugana kamisha ni basubira inyuma cyane baribesha muri turacyara aho ngaho hari izindi projet zitandukanye zigiye kuzazitambuka kuri Kigali 500 nyuma yuko ugiye kujya Burundi ukazagaruka bitega iki dire ko no kiganiro cyashize wavuze ko na Keza zagaragara muri no projet nk'umuntu gutwika mane akakumweru nanateganyije ko kubino kararangiye tu ngiye gusubira Burundi noneho ndaza ne mavuta mashasha ubwo ndakeka turi bugaruke Keza yabyaye projet noneho tugiye gucisha kuri Kigali 250 ebana zirindwa umubi zirindwa umubi bisobanuye iki ibyo uturege mu kinyarwanda cy'Kinyarwanda uzi kimwe na kimwe urakizi kuko urundi u Rwanda bose ni bamwe yuko nibyo nimo kuvuga kubera ko kenshi ndatembera mu Rwanda ndi kuvanga iri kirundi cy'Kinyarwanda nawe urabyumve ubwo sinzi ururimi ndimo kuvuga si Kinyarwanda si n'ikirundi ko biravanze okay na kibazo izo projet zimeze gute projet na mafilme ibintu nk'ibyo nyene biryohera amaso tu ibintu biryohera amaso umuntu areba akishima bikamushimisha byinshi cyane dufite projet hariya ntegereje ko nyene umugore wanjye abyara ariko ni mu minsi mike cyane cyangwa umugore wawe hari umugabo basezeranya mu Rundi aho ngo nago ndimo ndagendana nawe cyangwa umugore wanjye nategera ngo umugore wanjye umugore wawe fwasa gitandukanya umugabo n'akagabo rese nibaje n'umugabo yamujama n'akagabo yakamwa urakume kuri Kigali 250 gusubiza no mu Rundi bye ingena arimo kugera kubwira umugabo yakamwana nawe niba ari umuntu yakurikiranye kiriya kiganiro koko ibyisi yarabibonye nubwo Keza yagenda akambwira ati yaka urishiri waje niki nyine ashatse amushimishe ya foto ye ikomeze hitinge ariko nawe ari umuntu utekereza ahita yibona koko umwana atariwe kandi umugore atariwe okay iyo filime zabari mu butumwa iyo filime wenda ntuze kubivuga ko arano shishura ushaka kuvuga ati wenda bizabimeze gutya na gutya tubiva zishimye kuyivuga ngo ni ariko ni ibintu byiza cyane ahubwo hari n'ibindi byamaze kugera ku mugaragaro nubwo bitari kuri Kigali 250 byiza cyane koko ni byiza cyane byatari ahubwo wanasimbukira kuri Marafiki Style 250 urebe projet dufiteho nyinshi cyane nziza ziryoshe umuvandimwe w'umunyarwanda umurundi n'undi muntu urimo kureba interview canke se uyumvira yuko watuma tugera handi hantu simbukira kuri Marafiki Style 250 urabe hari ndagengo hari umupangayi hari Record Face izo ni boro twamaze gushiraho nziza cyane ujyeho Kora SUBSCREBE buri kimwe cyose uparitaje ku bantu ubundi uryoherwe koko so ukiraho gatoya mu Rundi ntago ashaka kumara nk'amezi 3 taraza mu cyangwa amezi 2 iyaje mu bikorwa bya filime nyiraho ngaho uravuze ngo indagengo kubera iki cyerekezo cyaje cyo kuvuga ngo mu kirama filime harimo umukobwa ngira ngo bamwita Vava abari marerekana imyanya y'ubwambure bwe ebira nibihabanye n'umuco w'umunyarwandakazi wangu biriya kuba tubikora kuriya si kuvuga ngo niko biba koko ahubwo tugaragaza ibintu bibera hariya mu gipango babihishije
twebwe tukubigaragariza abantu babone ko hari ibintu biri ku ruhande byihishije noneho tuje kubigaragaza nka filime mu birebe koko kuko uriya mukobwa ukora biriya siko mu buzima busanzwe yabikora ahubwo ni filime arimo gukina kandi turi kugaragaza ibintu bibera ku ruhande hariya mu gipangu umuvango mu gikari biriya bintu bibera mu gikari wanyu nibyo turi kugaragaza Burundi birahaba ntabwo byabura saba hano se mane no mu Rwanda birahari hari n'ibyo nyamara berekana mu buryo mu bigo by'amashuri bigiye bitandukanye bibaho kandi none byaje kuba impamo bira bintu mukina no kumva ko hari ibigo bimwe bigiye bitandukanye by'amashuri byaje binatunga urutoki cyane ko hari abana bashobora kuba bari mu bintu by'urukozasoni nka biriya bibaho cyane birabaho cyane hariya hirya mu bigo by'amashuri gusanga abana mu mukozasoni n'iki nawe urabyumva ariko niba tubitambukishije muri filime utazabona ujya mu kinyamo gukina ijya filime uhita umutangira kumubaramwe bimwe arimo oya ari gutambutsa SMS y'ibintu bibera hariya ku ruhande runaka ahubwo se ntibaje barabe indagengo koko turi kwerekana ibintu byinshi cyane bibera hariya hirya twerekane ko hari ibintu koko bibaho ku ruhande byihishije byagakwiye kugaragara bakabona ko hari ibintu birimo kuba bihurira he indagengo bihurira he ni icyo twakwita n'umuntu abamotari titona mu motari azana abakobwa bazanira mujama n'ibiki biriya no ku bamotari bibaho mani iyo style indagengo ntabwo ko hari ibintu bibera hariya kuko akenshi ni uriya mukobwa aje kuraba umuhungu sibyo azazanwa n'umumotari kandi n'abamotari hari umumotari nawe ubona umukobwa gatangira kumubarira mu kinyarwanda ngo kumubarira cyundi nanavuga ngo kumuharurira tangira kumuharurira ibye kavuga ati ubuse nanje wamutambikana nkamucikana nkamujana iwanje nibyo ubona hariya byose nyene birabira ibintu byose biba ubundi twebwe mu ndagengo turabigaragaza so tubashimire kandi iyi ni filime yakwitira indagengo kuki iki gitekerezo kitabaye mu Burundi ngariho ukorera biriya ukabatireka mu Rwanda ariho cora kuba nakinira zino filime zanjye wangu mu Burundi hano mu Rwanda mfite abashuti benshi cyane twaganiriye numva yuko project dushobora ko twakora project zikagera ku yindi ntera sibyo noneho rero biba ngombwa ko nemera nkambuka nkaza tugatwika project zikaja ku mugaragaro ubundi kandi abanyarwanda ndabakunda cyane n'abafana beza abarundi bose nuko nizo mpamvu tuba twahisemo kuza kubikora mu Rwanda mfite abajama benshi cyane dukora amazi ya project nibo bantu twihuje twumva gutambutsa ama SMS yacu abenshi niho bari nizo mpamvu tuzikora hanga okay murundi ugereranyije sinema nyarwanda na sinema z'i Burundi mugabo meze bite oya na cyane ko i Burundi naho hari abantu benshi cyane bafite impano bafite tara yo kugaragaza ibintu ariko ibintu bya internet bya ntago biriho cyane mu Rwanda ni neza ibintu byose kuri internet iki biracamo ukabona ibintu ni fresh bivuze ngo u Rwanda rasumbye Burundi nyene ku bintu y'ibyo nashatse kuvuga Rwanda rw'imisozi igihumbi u Rwanda rwa Gasabo mu Rwanda habe muri Amerika mu Rwanda so si muri Amerika ariko ni igihugu kiryoshe ntabwo haba muri Amerika gose muri Amerika naho tabahe ni ikindi gihugu kiryoshe ntago ari muri Amerika nyine u Rwanda bite no nitembere ryarwo n'uburyo bya ma etage na vision utari uvuye mu cyaro cyarera abana chocolate muri Amerika so nyene uvuye hariya ruguru hariya ruguru mu ntara keze kigarabona koko kugeze nko muri Amerika nawe urabizi so turimo turakonza kuganira byinshi byetandukanye no mpamvu tujya tunyuzamo byinshi ariko intambara y'amagambo ku mbuga nkoranyambaga abenshi mo baragutuka abenshi mo kwangwa imipango abenshi mo kwata umwana sobone waka abenshi kwati Keza yabatangiye kuba nk'umugabo we kuko na Keza aravuze ati umugabo wanjye nta mwanya mbonera bari mu kabari umugabo wanjye najya mufata muri byinshi bitandukanye abantu bababwira iki bakomeje kukubisinga wanguje byo bintu mba numva biranantwenza kabisa biranantwenza n'ukuri kwa Mungu umuntu wiyumvira ko ijya boro ari biteguro ari miteguro ari mikino yitege gato araje abone n'umwana ese n'umwana bizaba imiteguro niho bwo nzabangiye kubagaragaza ko ibyanjye na Keza biri ku mugaragaro yakawe ntanugara n'umuntu wo gukomeza kuvuga
umusitari koko ndabizi umutipe witwa Dekati akorera kuri interineti ntiwajya umuzamura na ba Gasuku ba Jexizo niba Jexizo uriya mutipe kuri ya ntuza si Jeskizo numvise yitira umwami w'abagore nawe ni umugore mu bagore umwami w'abagore urumva ubwo nawe ni umugore ese hari umwami w'abagore ubundi uri umwami w'abantu nawe uri umuntu umwami w'abagore nawe uri umugore hanyuma impamvu zari ko bagiye bazamura yakamwana cyane yakamwana style yakamwana niba ari umusitare so ijya ubwo busitare afite bw'ifoto n'iki twese twabugira ariko biraje bigaragare byose. Okay. Turacyari aho ngaho ku bafana b'amarafiki style 500 ku bafana b'indagengo ku bafana ba murundi abashingana cyane ugwaruka muri rusange urababwira iki ebana bene wacu bavandimwe bene data simbukira kuri marafiki style 250 icyambere banzu kande subscribe koresheya kandi no kukazogera ubundi ujihere ku murongo urebe hari ndagengo hari umupangayi hari na code face ni boro nziza cyane kanda uduhubwo bufasha ukore partage usharing sibyo ubundi ibintu bigende neza ngushimire kuko uzabumfashije mu Nyarwanda mu Rundi nawe uri hanze mfasha ujye kuri yo cyane ugira ikintu ufasha ujye kuri Kigali 250 naho ukore buri kimwe cyose yo ni ngiye irimo kurabira ikiganiro bakabaye babikoze byose koraho kabisa abandi ti komeza babwira ati isyaka yaje mu biganiro bya Kigali 500 bitandukanye ariko nanone ku Inkuta TV twaje gusenya inkuta zanze gusenyuka nayo ni channel yanjye ni channel ibagezaho byinshi bigiye bitandukanye ni channel inyuraho ibiganiro bigiye bitandukanye cyane nashimira bamwe mu bafatanya bikorwa bagenda bamfasha buri munsi buri saha kuzamura Inkuta TV ariko nanone kuri Kigali 500 aho tuzatahurira ebana kabisa Siaka manager yagarutse Kigali 250 ara abantu bajya bavuga ngo Kigali 250 ngo barakubuza si wagarutse yaje jya ku Inkuta TV naho mu mukorere Siaka usarahari hari ikintu nshobora kwibaza murundi reka tuvijana muri kino kiganiro kuba umuntu umwe yabura ahantu ikibazo kikabi ikibazo induru zikabi induru hakabura umusimbura Siaka ari ikintu taje umusitare nawe nanje nibera ari Burundi wacu Kigali 250 ndayikurikirana cyane nakubonyeho ndikomereza ariko naona ni Siaka manager ngomba gukurikirana buri kimwe cyose kuko nzi neza yuko ukora ikintu kizewe gikunzwe na buri muntu wese abenshi bajya babona abakobwa bantimburaga bakankubita naguzaga telefone k'amafuti hari abakubiswe imyuko amajerekani yaramenetse murabyibuka video yagiye icicikana no kuri wa muvandimwe mukina narya bamwita nde uriya muji bamwitwa Juma na misi zamusura hari ujya mu jama ebana mu bahungu twiyumvanamo kimwe mwaruno Rwanda aza mu bambere tu cya kigana noneho nanje cyaranyumije cya kigana mu gikora ari Burundi ariko wumve ngo narakirebye naye ndaseka imyuko ni iki cya mutipe yaranditswe ariko mutipe akonaga abagore ariko muri no misi yarahindutse kiriya kintu naye ndakimuziho ko bakobwa ahubwo naye nategereje yuko bazanamukubita okay kuri ubu ngubu hari amakuru avuga yuko wenda mbabare bituganirize ntacyo nabona nabirenze hari umwe mu bakobwa twigeze gukorana ikiganiro wakundaga no mukobwa mugenzi we bakora ibintu by'ubutinganyi ariko kuri uno munsi ngo mukobwa no tuzabasura turi kumwe nabo tubasure tumeko bimeze ngo mukobwa yaba agiye ku mugore wa Jum ese uriya mukobwa tumuza azunguza ibibuno uriya mukobwa yari mu mansuzi uriya mukobwa akora ibintu bigiye bitandukanye mwana rura rugo ruzavamo uriya mukobwa Pamela numva ngo yitwa Pamela ntago mbizi neza uriya mukobwa Juma yarabimbwiye ngo Pamela ngo iki ngo ari mu bashuti be ngo ashobora kuba bogira ubukwe nawe ati wa mugabo we uri kwegeye koko uriya mukobwa Pamela urugo rwanyu ntago ruzataha canke se azana gukubitira mu nzu cyo bintu Juma narimubwiye ahubwo reka tuvyitege turebe wanasanga araga kintu wasanga agaje ko tuvyitege turebe koko ko Juma na Pamela babana bakabishobora
So tuzabaganiriza twagaragana murundi aduha feedback z'ibyo yagiye yumva kuri we na Keza n'ibiki byaravuzwe murundi hano ni mu rugo rero tugukina tuganire wangwa ni muri famille yanje no mu Rwanda iyo nje mu Rwanda nanshikira kabisa nanshikira uraza tukagana nabirenze reka tugushimire kandi marafiki style 150 bayisure Inda Kenza bayisure bakana subscribe like share ndetse na comment bareba uburyo umunyarwanda huza n'umugande n'umutanzania n'umurundi hanyuma coming soon kuri Kigali 250 kuri zimwe muri comedy zigiye kuzaza ndetse na Keza zabarimo yawe itegeka mswe none kuri Kigali 250 izo boro bana ziteguranye imbaraga koko na Keza agomba kuzigaragaramo na of course nanjye Siyaka manager nzaba ndimo Siyaka manager nago wabura ibyo ngibyo byo nubwo nawe babwira barabizi Siyaka manager boro ngiye kuzanwikira hano mu Rwanda zose agomba kuzigaragaramo Kigali 250 tugiye gucishaho project za danje sibyo murafiki saro 250 nayo nagiri buhagarare nayo ikomeza gukora hose ubwo umufana ukunda ibintu nk'ibi ngibi cyaho kabisa udufashe nubwo butabikunda ariko gukandaho byonyene urabuturemera udufashe kuzamuka cyaho ukore ugira icyo ukora kabisa reka nashimire umuyobozi wa Kigali 150 ari hose akomeze abonere buryo nibumoso hasi no hejuru hose habonere hanyuma natwe dukomeze twitwikire de ko nta cyaro nimwe mu Rwanda iturenze n'abatwiganye bitabigaragara ko batwiganye bana kabisa the boss wa Kigali 250 kude shop musaza ari hose ndayikuye yubahwe Murundi wakoze kwitabira ikiganiro twagiranye kuri Kigali 150 bana asante sana kabisa Siyaka manager uri umusaza ndakubaha kabisa nabwo nakwanga kuganira nawe Amesi ni mike nicyo tubahishiye tuye ko ngiye kungo kundi muryango w'abana babiri reka nkoze mbivuge Imana kandi ibijyemo neza izabihe n'umugisha hanyuma ababuzukuru nabo cyangwa abuzukuruza babibi wacu bazababone kandi bizagenda neza bagomba kubabona Siyaka manager wowe mwakoze mwese mwadukurikiye mu kiganiro twagiranga na murundi muzikomeza mushyigikire kuri marafiki 150 ku Inda Kenza muri ibyo bikorwa hanyuma mu minsi imbere mu mwitegure nazo muzabana bigiye bitandukanye kuri kamera zacu hanyuma dushimire cameraman Dani twe turi kumwe amashusho meza cyane hanyuma n'ababanzi bacu mukomeze mu babanzi benshi cyane uko mu babanzi benshi niko tugenda tuzamura urushinge amadolari twayarya mu minsi imbere imodoka iri mu nzira iraje kwahe no kunyana kuri moto cyangwa no kugera n'amaguru dushimire abantu bose bakaze subscribe like share na comment subscribe like share ndetse na comment kuri Kigali 150 no ku Nkuta TV rekanya ni banijyaho gatoya hanyuma tubashimire mwese mwamenye ko Kigali 150 ageze ku isi yose muri rusange of course manyene ni kwa chiketu Siyaka manager sinyana n'abana nyina na babibi ciao